ese hari igihe ujya wicara ukibaza se niye mpamvu abagore bamwe bashobora kubyara impanga abandi babyara impanga? Ese buriya impanga zituruka he? Umunsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe kubyara impanga. Ubundi kubyara impanga cyo bishatse kuvuga nuko nyine wabyaye umwana urenze umwe, sibyo? Babiri, ushobora kuba n'impanga eshatu, ushobora kuba n'impanga enye. Impanga akenshi ukuntu zituruka zishobora kubaho kubera uburyo bubiri. Zishobora kubaho kubera ko intangangore imwe yahuye n'intangangabo imwe bigahura bigakora igiriremo umwana, byarangiza bikicamo kabiri bikavamo abana babiri. Aho ngaho ni handi tubyara impanga zisa cyangwa se identical twin. Ubundi buryo bwa kabiri impanga zishobora kuvamo nuko intanga ebyiri z'umugabo zishobora guhura n'intanga ebyiri z'umugore, buri intanga ngabigahura n'intangangore bikavamo abana babiri batandukanye, cyangwa eshatu cyangwa enye bikavamo abana batandukanye. Kurumva nyine buri ntanga yose y'umugore biyahuye n'buri ntanga y'umugabo. Ushaka kwibaza se kuki ubundi atari ko bikunda kugenda buri gihe umugore atwita? Ubundi busanzwe umugore yagiye mu gihe cy'uburumbuke cyangwa muri ya serike y'imihango, igi rimwe niryo rikura. Ubundi bitangira hakura amagi menshi amwe akagenda apfa, rimwe akaba ariryo rigeza ku munsi w'uburumbuke wa 14 ariryo ryakuze rifite ubushobozi bwo kuba bwavamo umwana. Ariko hari igihe bibaho ko amagi abiri akurira icyarimwe. Iyo bibaye ko amagi abiri akurira icyarimwe akaba yagira ubushobozi bwo kuba yabyara umwana, akaba yakura icyarimwe, no agahora nuko intangabura yo zinjiye umugore zinjiramo ari nyinshi. Iyo zisanze rero amagi abiri, buri yose ishobora kuba yahura n'indi ntangangore bikaba byavamo impanga ebyiri zidase. Ubwo nibwo buryo bubiri umugore ashobora kuba yabyaramo impanga. Ushobora kuvuga ati se ni ibiki kuri muri nyirizina byongerera umugore amahirwe nuko twabyita yo kuba yabyara impanga? Ubushakashatsi bwagaragaje ko kenshi impanga ari ibintu bikunda kugenda mu miryango, cyane cyane usanga mu muryango w'abagore, mu muryango w'umugore. Iyo harimo abantu bakunda kubyara impanga, nawe mukobwa ufite amahirwe ariko nabyita yo kuzabyara impanga. Mu gihe mu gice cy'abagabo ho biratandukanye. Niba mu muryango w'umugabo harimo abantu bakunda kubyara impanga, ntabwo bivuze ko wowe mugabo uzabyara impanga. Ariko mu gihe ari mu gice cy'umugore bakunda kuba babyaramo impanga, umugore wawe nawe afite amahirwe yo kuba yabyaramo impanga. Ikindi nanone abandi bantu bakunda kuba babyara impanga ni abantu babyaye bafashijwemo na tekinoloji ziri kugerwaho, cyane cyane nk'abantu usanga barahuye n'ibyago byo kuba batabasha kubyara, ugasanga byabaye ngombwa ko bafata intangangabo bakaba bazibatera, cyangwa bagafata intangangabo n'intangangore bakabihuriza hanze bakaba babatera amanya babyeyi. Ibyo ngibyo byongera, kuko akenshi iyo babikoze ntabwo boherezamo intangangabo n'intangangore imwe byonyine gusa, boherezamo nyinshi kugira ngo bagire amahirwe yo kumugore aba yasaba. Abantu rero nabo bafite nyine amahirwe menshi yo kuba babyara impanga. Ikindi nanone ubushakashatsi bwagaragaje ko uko umugore akomeza kugenda abyara cyane, ariko nyine amahirwe yo kuba yabyara impanga aba yiyongera. Kuko bwagaragaje ko uko umugore agenda akora akomeza kugenda abyara cyane, amagi abiri aba ashobora gukurira icyarimwe kurusha iyo akiri mutoya, akaba yabasha kuba yabyara impanga nyine. Urebye nyine ni gutyo nyine bigenda kugira ngo umugore abyare impanga. Ubundi impanga ni inda dukunda kwita ko iri high risk pregnancy, ni inda ifite ibyago byinshi cyane, kuko akenshi buriya umugore watwise impanga ntabwo ariko bazageza ku munsi wo kubyara agitwite impanga. Hakunda kubamo ibyago byinshi cyane. Bimwe mu byago bya mbere ikunda kubamo harimo ko umwe ashobora gupfa akiri mutoya, ariyo twita vanishing twin. Ugasanga wakoze ecography umwana akindi kintoya ubona impanga, agarutse utabona impanga ya kabiri ntukiri kwibona, kuko hari igihe gapfira mu nda noneho kakandi wa wundi rusigemo akanyunyuza bya bintu byari afite nyine ukabona asiyemo umwana, ibyo twita vanishing twin. Kinano ibindi byago bikunda kubona none nuko ushaka gusanga nyine umwe akora neza undi ntaba ari gukora neza. Ukazasanga nyine mu gihe cyo kuvuka mwavutse yarakuze afite ibiro bihagije, undi avutse sibyo adafite ibiro bihagije, adakuze neza, rimwe na rimwe akaba yanapfa nyuma yo kuvuka. Abiyo twita umwe aba ari small for gestation age. Ibindi bikunda kubaho nuko umwe ashobora gucura undi amaraso, sibyo? Umwe akaba yacura undi amaraso twita twin to twin transfusion, umwe agacura undi amaraso. Ugasanga nyine byatumye nyine umwe bafite amaraso menshi undi afite amaraso makeya, nabyo bibashyira ku byago by'uko baba bashaka gupfa. Ibindi nanone bishobora kubaho nuko ushobora gusanga nyine
icyo twita umbilical cord, icyo nakwita kakantu kaba gahuza ingobyi y'umwana, kakagozi kagahuza ingobyi y'umwana n'umukondo w'umwana, ingobyi y'umwana n'umukondo w'umwana. Hari igihe dufata tukizinganya tugahura. Iyo twizinganje bituma amaraso atabasha gutambuka neza muri kakagozi gahuza ingobyi y'umwana n'umwana, bikaba byatuma ibyo twita cord entanglement, bikaba byatuma abana bashaka gupfira mu nda. Ibyo kenshi bikunda kubaho no mu gihe cyo kuvuka iyo umuntu atwite impanga. Rero numva ko gutwita impanga ushaka kumva ko ari ibintu byiza nyine, gukora abantu benshi baba bikunda kwigirira abana, sibyo? Ariko none biba bifite ibyago byinshi cyane bituma umugore wese watwite impanga aho kwiye gukurikiranwa bitandukanye n'umugore utwite umwana, kuko ibyago bitandukanye. Niyo mpamvu kenshi tuzasanga impanga dukunda gutuma zigeza amezi 9, sibyo? Cyangwa tukatuma zaba zabyara neza. Akenshi ukunda gutuma tuzibyaza mbere yaho, sibyo? Nk'iyari impanga zihuje ingobyi zigahuza n'ikizu cy'amazi, akenshi usanga iyo zigeze ku byumweru hagati ya 32 na 34 tuzibyaza. Nk'iyo zifite ibizu by'amazi bibiri cyangwa se ibizu by'isoro bitandukanye ko zihuje ingobyi, aho kenshi tuba twageze ku byumweru 36. Mu gihe iyo bitandukanye ingobyi n'ibizu by'amazi cyangwa ibizu by'isoro bitandukanye, aho ngaho turashobora kuba twagezwe ku byumweru 38. Ariko mu by'ukuri ntabwo dutuma bibasha kugera ku byumweru 40 cyangwa se ku mezi 9 yuzuye, kuko nyine uko bagenda bakura mu nda ari babiri nuko ibyago byo kuba byapfira mu nda biba biri hejuru. Niyo mpamvu rero umugore utwite impanga aba akwiye gukurikiranwa hakiri kare, akabyarizwa igihe cya nyabwo cyagenwe. Inshuro nyinshi bakunze no kubyazwa by cesarienne, kuko usanga nyine mu kubyara bisanzwe hazamo ingaruka nyinshi zitandukanye. Rero murebye nyine impanga nyine ziza muri ubwo buryo twasobanuye, ubwo kandi ziba zigoye gukurikiranwa cyane cyane byitaweho kugira ngo zizabashe kuvuka neza. Mwakoze rero gukurikirana imibereho kuri YouTube. Mufite ikindi kibazo ku nda z'impanga cyangwa se kubindi biganiro twakoze bitandukanye, tukazagusubiza. Mwari kumwe na muganga ufite inama za Aristide, nawe utaha mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu.